yaravuze ngo kwigirira icyizere no gukora cyane ni umuti mwiza wo gukiza indwara yo gutsindwa, ni nabyo bizakugira umutsinzi. Burya icya mbere ni ukwigirira icyizere, icya kabiri ni ugukora cyane. Yaravuze ngo niba udashobora guhindura ejo hazaza, ushobora guhindura ingeso zawe. Iyo wabashije guhindura ingeso zawe, zigufasha guhindura ejo hazaza. Yigeze kuvuga ngo igitabo kimwe gishobora kungana n'inshuti 100, ariko inshuti imwe nziza ishobora kungana n'inzu y'ibitabo. Yavuze ijambo rikomeye ngo niba ushaka kumurika nk'izuba, shakisha uburyo ubanza gutwika nkaryo. Yaravuze ngo umuswa ashobora guhinduka umunyabwenge cya gihe yamenye ko ntacyo azi. Umunyabwenge ashobora guhinduka umuswa igihe yumva ari umuhanga, igihe yumva ko azi byose. Socrates we yabivuze neza ngo nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Burya igihe cyose wumva ntacyo uzi uba uri umunyabwenge. Igihe wumva ko ibintu byose ubizi, kuri aba bahanga bose twagiye tubona, uba uri umuswa wa wundi mubi cyane. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo inzozi ntabwo ari za zindi ubona iyo usinziriye, ahubwo inzozi ni za zindi zikubuza gusinzira. Yaranavuze ngo ingorane ziza mu buzima bwawe ntabwo ari izo kugusenya, ahubwo ni izo kugufasha kumenya imbaraga zihishe muri wowe. Reka ingorane zawe zimenye ko nawe utoroshye, ba munini nyine kurusha ibibazo, ku buryo ikibazo ni cyiza gisanga uhagaze, warakuze, wabaye munini. Yaravuze ngo ntukaruhuke kubera ko watsinze ku nshuro ya mbere, kubera ko nuramuka utsinzwe ku nshuro ya kabiri, iminwa myinshi y'abantu itegereje kuvuga ko kuba waratsinze bwa mbere byari amahirwe. Hanyuma yaravuze ngo intsinzi uzayibwirwa nuko umukono wawe wahindutse autograph. Abantu bazifuza kwifotozanya nawe nugera ku ntsinzi. Burya nujya utambuka ukabona abantu barashaka kwifotozanya nawe, uzamenye ko utangiye kugafata. Abantu batangiye kugufata isinya yawe ikaba autograph. Kwa kundi wegera umustar ati nsinyira kuri runo rupapuro cyangwa se nsinyira kuri uyu mupira, icyo gihe ngo warageze ku ntsinzi. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo abavukana ubwamamare ntabwo ariko bose babupfana, n'abatabuvukana siko bose batawupfana. Kuvuka uri icyamamare kuri we ni impanuka, ariko gupfa uri icyamamare ni intsinzi ikomeye. Kuvuka uri icyamamare ni impanuka, ariko gupfa uri icyamamare ni ubutwari. Ubwamamare ni nk'ubukire. Kuvuka ukennye ntabwo ariko abavuka mu miryango ikize ariko bose bapfa ari abakire, n'abavuka mu miryango ikennye ntabwo ariko bose bapfa ari abakene. Kuvuka ukize rimwe na rimwe hari igihe biza kubw'impanuka, ni amahirwe uba wigiriye, ariko gupfa ukize ni ubutwari. Niyo mpamvu ukwiye gupfa ukize. Bill Gates we yabivuze neza ngo kuvuka ukennye ntabwo ari ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye bizakubarwaho. Ugomba guharanira gupfa uri umukire. Aya ni amagambo yavuzwe na Abdul Kalam. Yaravuze ngo kwishimisha ni ingenzi mu buzima, kuko mu myaka 20 iri imbere ibimenyetso byiza bizaba biri mu bwonko bwawe ni ibyatumye umwenyura kurusha ibindi muri iyo myaka nyine izaba ishize. Ni ukuvuga ngo muri 2040 ibintu uzasigarana mu mutwe wawe ni iminsi wishimyemo kurusha iminsi yindi iyo ari yo yose. Ibimenyetso uzasigarana mu mwaka wa 2040 ni ibimenyetso byagushimishije, nibyo bizasigara mu bwonko. Kwishimisha rero ni ingenzi mu buzima, kubera ko mu myaka 20 iri imbere ibimenyetso byiza bizaba biri mu bwonko bwawe ni ibyatumye umwenyura kurusha ibindi. Yaravuze ngo utabigizemo uruhare ntushobora gutsinda, kimwe no kutabigizemo uruhare udashobora no gutsindwa. Burya iyo udashaka kuvugwa nabi wirinda kugira ikintu ukora. Iyo udashaka gutsindwa urituriza ukirinda kugira ikintu ukora. Niyo udashaka gutsinda nabwo ni kubigenza. Utabigizemo uruhare ntushobora gutsinda, kimwe no kutabigizemo uruhare ntushobora no gutsindwa. Burya umuntu wese utagerageje nta kintu na kimwe ashobora kuba cyo, ariko uwagerageje byibuze aba afite amahirwe yo gutsinda, kimwe nuko ariko no gutsindwa bishobora kumugeraho. Uyu mugabo yaravuze ngo nshobora kuba nari umusore mwiza ariko nkabasha guha ikiganza cyane umuntu ukeneye ubufasha. Ubwiza burya buri mu mutima ntabwo buri mu maso.
50 Cent wigeze kuvuga ngo nshobora kuba ndari umusore mwiza ariko ubwiza bwanjye buri mu mufuka w'inyuma, buri mu ikofi. Nshobora kuba nari mwiza nambara neza ariko ikofi yanjye ibyimbye. Burya uzarebe abana bato baba bashaka kuba umwihariko, baba bashaka kuba bo. Ahubwo twebwe abantu bakuru tugaragiye abana tubatoza kuba abantu basanzwe. Buriya uretse umwana agakora ibyo ashaka, ashobora kuvamo ikindi kintu. Niyo mpamvu Karamu yavuze ngo mu gihe abana bato baba bashaka kuba umwihariko, rubanda rubagaragiye rwo ruhora rubatoza runabashishikariza kuba nk'abandi bose, kuba nk'abantu basanzwe. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo aba agomba kwigomwa imwe mu minsi y'ibyishimo bye kugira ngo abana be bagire ejo hazaza heza. Icyo nicyo cyitwa kuba umugabo. Yaravuze ngo iyo udakoze ibikureba ngo wuzuze inshingano zawe, uba uri ku rushyisi, uba uhaye abandi ibyago byawe. Igihe cyose udakoze ibyo usabwa ngo wuzuze ibikureba, abandi bantu basogongera ku byago by'ingaruka wateje. Hanyuma yaravuze ngo umuntu akenera imbogamizi kugira ngo azabashe kwishimira intsinzi. Ibaze uje ugakora ugahita ubona ibintu byose biri gucamo uko ubishaka, icyo gihe ntabwo wakwishimira intsinzi. Umukire wabivukanye n'uwabikoreye ntabwo bishima kimwe. Uwabiharaniye, uwabivunikiye niwe wishima cyane. Hanyuma yaravuze ngo niba unkunda koko ntuzafata ikiruhuko ku munsi w'urupfu rwanjye, ahubwo uzakora inshuro ebyiri kurusha uko wari usanzwe ukora. Yaravuze ngo kimwe mu bintu by'ingenzi biranga umunyeshuri mwiza ni ukubaza. Arongera aravuga ngo ubuzima ni umukino utoroshye ubasha gutsindwa gusa n'abagumanye ubumuntu muri bo, batemeye guhindurwa n'abantu. Ubuzima ni umukino utoroshye ubasha gutsindwa gusa n'abantu bagumanye ubumuntu, batemeye guhindurwa n'abantu. Yaravuze ngo ingorane nizo ziguha amahirwe yo kwitekerezaho. Buryo uzareba iyo wahuye n'ingorane nibwo witekerezaho neza, ariko iyo udamaraye ntushobora kwitekerezaho. Yaranavuze ngo ntugahangayikishwe n'icyo udashoboye guhindura. Ibyo udafite ikintu wabikoraho urabyakira ugatuza. Ntugahangayikishwe n'ikintu udashobora guhindura. Burya guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda. Yaravuze ngo ubukungu nibwo bwamatiye kutarya inyama, nangira kurya ibikomoka ku bimera, ariko nyuma naje kubikunda. No mu gihe ubukungu bwari bwongeye kuza neza, narakomeje nirya ibimera. Uyu mugabo yaravuze ngo ibitekerezo nicyo gishoro cyawe cya mbere, niwo mutungo wawe shingiro. Uko byagenda kose kuzamuka no kumanuka byo bizahora mu ruziga rw'ubuzima. Igishoro cya mbere ni mu mutwe. Hanyuma yaravuze ngo ibisigo burya bituruka mu byishimo byinshi cyangwa umubabaro mwinshi. Iyo ubabaye cyane ushobora kuba waba umusizi mwiza, niyo wishimye cyane ushobora kuba umusizi mwiza. Burya umusizi akora igisigo kubera umubabaro mwinshi cyangwa umunezero mwinshi. Hanyuma yaravuze ngo ihame risobanutse neza nuko Imana ifasha abantu bakora cyane. Burya ntibazakubeshye, Imana ikunda abakozi, ikunda abantu bakora cyane, ni nabifasha. Imana ntabwo ifasha abasenga cyane, ahubwo ifasha abakora cyane. Ni niyo mpamvu abasenga cyane atari bo babayeho neza kuri iyi si, abakora cyane nibo babayeho neza kuri iyi si. Yaravuze ngo hazamuka hose haba hasaba imbaraga. Ahantu hazamuka hose hasaba imbaraga. Waba uzamuka umusozi hejuru y'umusozi wa Everest cyangwa se hejuru y'umusozi w'inzozi zawe, uzabizirikane ko hazamuka hose kuhazamuka hasaba agatege, hasaba akabaraga. Yaravuze kandi ngo intambara ntabwo ari ihosha amakimbirane, nubwo yakwifashishwa burya isiga ingorane nyinshi. Igisubizo cyiza cy'amakimbirane ni ururimi n'ibiganiro. Intambara ntabwo ari ihosha amakimbirane. Guhora uhanganye n'abantu ntabwo ari byo bihosha amakimbirane. Amakimbirane ahoshwa n'ibiganiro. Yaravuze ngo ntukihutire guca urubanza. Mbere yo gucira umuntu urubanza ujye ubanza umumenye neza. Ushobora gutungurwa nyuma yo kumucira urubanza. Mu magambo yose Karamu yavuze nasoreza kuri iri ngiri.
yaravuze ngo burya nuko mutabibona ubuzima buryoha iyo uri mu kaga. Iyo ubuzima buri mu kaga nibwo buryoha, nibwo ubona agaciro k'ubuzima. Iyo urwaye uri nko kwa muganga nibwo umenya agaciro k'ubuzima. Iyo ugowe uri mu bibazo nibwo umenya agaciro k'ubuzima. Ngo n'ikimenyimenyi ikiremwa muntu iyo gituje gifite byose kiba gishaka gushyira ubuzima mu kaga. Uzabireba abantu iyo batuje nibwo bajya kunywa amayoga menshi, nibwo bakora ibintu byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Kubera ko ubuzima buryoha iyo uri mu kaga, nibwo umenya agaciro kabwo. Ubuzima ubuha agaciro iyo buri mu kaga. Iyo ugeze mu kaga nibwo umenya ko ubuzima bufite agaciro gakomeye. Aha rero ni amagambo yavuzwe n'umugabo w'umuhinde ukomeye cyane, Abdul Kalam.